Myself talking to the moon. I sit by myself talking to the moon. Samina waka waka samina zangale waka. Samina waka waka. ubu tuvugana amaze kugura gaki akamodoka manega mani ibi bintu mani twababwiye ngo mani biravuna ariko mani iyo ubigezeho mani amafaranga urayabona mani iyi ni imodoka yanjye bro imodoka yanjye iri kuri kumva umuduga mani mutubwira ngo ubukote tuketa ngo nta kintu kirimo ngo nta kintu ngo bizavamo mani ibi bintu biratuvuna ariko bikagira igihe bikiragira ute bigasora. What is this? This is my car. Is it what? Bite byawe wowe bite byawe ko mbona wabuze icyo ukora hanga icyo nkora pa nese imodoka igenda kubwiriye ngo yoze ntarajya no muri dushe nkaba nanariye nanasoje uri mu bikiko nese urayegesha umupira ubwo arasa amazi nyine ikigega cyashizemo amazi ikigega cyashizemo amazi imvura imaze iminsi ibiri iguye ikigega se gisigishiramo amazi akakanya wongeka gutesha abantu uva mu maso genda se njye shaka ujya mu sana kubona ko byapfuye zindi kamera Don't run! He shot you! So guys, niba uzi ko uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, uri umugabo cyangwa uri umumama, uri umusaza cyangwa uri umukecuru, cyane cyane urubyiruko nimwe nce kubwira. Niba uzi ko uri umusore cyangwa uri umukobwa guys, ukaba wumva ko utagura data. Ahubwo icyo ushaka mu nkonegite mani baza umuntu w'umusore cyangwa umukobwa ngo nkonegite. Kubipangu by'abandi bagiye kuvumba kawifi. Ibintu wabetse. Ibi bintu bingeze ahangaha ntabivuze naba bingeze ahangaha bro. Ibyo bintu mu byihorere. Chae! Bajye kuvuga ngo basi ngo fungura hotspot nkonegite. Mano buze data. Airtel ku biroroshye mani kugura data za Airtel. Simbi bitatu kwezi kose. Ntabwo ushaka kugura uragura data cyangwa uragura data cyangwa nagusigura. Uragura data cyangwa nagusigura. Urazubana. Don't run! Murite! Cheyo guys, ibintu bingeze ahangaha narabivuze naruka. Ubundi ukuntu usanga abana bo mu mujyi bari gusakuzanya biba bitandukanye nuko mu cyaro babikora.
ugasanga wenda abana bo mu mujyi bari gusakuzanya ukajya kumva wenda nk'urugero nk'uko mazina wenda nka Joyce abwiye ka Patrick ati ngo sakwe ukajya kumva cya Patrick ngo nsoma ngo zenguruka duhure umukandara ngo ntiyagapira kagere Roma ngibaruwa ngo nyiri kuva n'udusakuzo nyine twiza cyane ariko umuntu witwa abantu bitwa ba Damascene na ba Claude iyo bahuye ari abana bo mu cyaro ngo bagiye gusakuzanya uzi ibisakuzo baba bavuga manje ngo patira so nk'ungute nyoko Ndikura nk'ibyo bisakuzo ngo myumbati imishori ukajya ngo birarangiye ukajya kubona rwa Claude inyuma ngo bya pombo ariko nimba nawe uzi ko wabikoraga cyangwa uzi ko ufite imico yo mu cyaro sha mubireke ibintu mubyihoreye OML Jesus Jesus OML Okay. People who are older have more capacity. none se giti kuva cyatunze ubwo wasi yahene yangira oya nyina gahene narakaguze karimo hano ese giti bose gatunze ne n'inkoko se. It was at this moment he knew. Ni inkoko ni yanje ni inkoko ni hene n'inkoko sigaye utunze inka n'inkoko n'ihene se. Ngagiti icyo tubwira ngamuze mu pyonda kundi byo mu pyonda gura vava nigire se hashika yo byambabaje kandi ibintu bingeza ahangaha nimba uzi kuri umunyarwanda ukaba wifuza ko igihugu cyacu giteye imbere ni gute wifuza ko abakibamo batatera imbere ya mpano ageze ibyagasohoye video sibyo nawe nta no kumuha agahenge uri kwisharinga nk'usharinga nuza niko ujya gusharinga kana ibi bintu ngiye bikunira n'umushenyi ugasanga na video ye yampano uri kwigura amamiliyari n'amamiliyari wafashe ibiciro byawe byose ufite kuri Coffee ubitanga ngo baguheze video ye yampano icyo bintu wabiretse niwafatanga ikiganiro kivuga ku bintu by'ubukungu mu mugani w'abandi wapi video y'urukosa sori uyigura ukirya muri comment ubwira umuntu weretse video ya yamana kumva yanagwa n'amafaranga yose afite mwumufite n'irari iryo n'irari ibintu mubireke je guys ibi bintu bingeza ahangaha BTN ni mwenjeho BTN ubundi ufasha amakuru yo kuri BTN ukayagirana n'amakuru yo kuri RTV kuri televiziyo y'u Rwanda ibintu ntibihura urugero ubundi amakuru yo kuri televiziyo y'u Rwanda Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngo yagiye muri Canada gusinya amasezerano ngo ibicuruza ngo byongeyeho kangahe kwijana ngo imisoro ngo yiyongereye ukuva nyine n'amakuru nyine agaragaza ko igihugu kiri gutera imbere ariko kuri BTN ujya kubona Ndahiro Valence pape ubwo twasanga ngo umugore yagiye umwana we umuntu ngo yishundi umuntu yafashe ingurube ku ngufu mwajye mukora amakuru basari nomwe ariko manje nkunda n'amakuru yanyu nimba nawe uzi gukunda amakuru yo kuri BTN cyangwa televiziyo y'u Rwanda gira ubimbwiye muri comment ariko Ndahiro Valence papi namwe mujye mugerageza mukore n'amakuru avuga ngo ingengo y'imari yazamutse ibyanyu ni ukujya unagura so guys ibi bintu ngiye kubabwira ngiye bingeza ahangaha ubundi arukuna amazina yo mu mujyi abatandukanye n'amazina y'abana bo mu cyaro ugasanga umubyeyi yafashe umwana we wo mu mujyi nyine umubyeyi wo mu mujyi umwana we akamwita Patience kuva ari utuzina twiza akamwita Joy na Cyusa kuva nyine utuzina twiza ariko ni gute wifata umwana wawe ukamwita Damascene ni gute wifata umwana wawe ukamwita Didas na Claude
mazina ubundi mwayakuye buriya ahita ntekereza iyo umwana ari agahinja sura bamuhamagara gute ngo cyucyuko yode mujye mumenya ikinyejana turimo mumenye ukuntu mugomba kwita abana banyu umwana witwa Damascene buriya niye papa si umuhaye ntari kintu azamara ngo Eric umwana ukamwita neza jya muri comment warikemo umuntu muziranye uzi ko yitwa izina ribi cyangwa umuntu wita abana be amazina mabi kandi ibyo bintu byihoreye ese urambwira icyo unshakira cyangwa nigendera ko nkwiwacu mu cyaro umbwira ngo ugiye kunzana Kigali ngushakira akazi unzasubire ngo wacu mu cyaro ngo nubaka amataje nkabandi kuburara bite ibyiza mani twesteriyo nsubiza musubize iki harya none se mani usigaye wikinisha none se gute wambwanga akanya ibintu maze kukubwira ubyibagirwa ariko kwibagirwa ni bisanzwe ku muntu wari we wese ahubwo we vuga ngo kwikinisha ni ibintu bisanzwe kuri wowe reka dukomeze mbere na mbere sinjye umuntu wagukuye mu cyaro ngiye kugusugukuru wabyaye umusaza nawe akambyara nkagiye kumubyara kuzukuru akaba ari ko kuzukuza ko umusaza niko sha wowe uri umushinyaguzi nako uri umwicanyi niko se umuhungu wa Satani nako uri ikegera cye cyangwa ni wowe rusoferi ubwo ntago ari wowe wanzanye Kigali A few moments later. Jesus is Lord. Serge, guru fatwe gusha. Fata neza manura. Manura neza kwa kuri. Nane mujanje zojya gukorana nawe. Petit. Afande wambabari. Vuga ijambo rya mbere ryanyu mite ngukanda ijisho. Gakobetswe ari nkuba n'ubundi uri umugome. Guys, njyewe ibintu bingeza ahangaha. Ninde wakubwiye ko imvura iguye ugomba kwiturya ubugari? Oya, ubwo ni ubukene. Niba atari ubukene uturuka icyangugu, uri umushi cyangwa uturuka Rusizi. Ngo imvura iraguye ngo ngomba kurya ubugari. Ibyo bintu uri umukene byemere ntago ari ukuvuga ngo ugomba kurya ubugari. Genda muri comment umbwira umuntu uzi ko n'imvura yagwa botike iri hehe se ni kwa Makuza. Yemera agatega moto reka kararo mu munsi ari ubugari. Abantu muri abashi mu byo